abakene batabashaga kubona intama, batabashaga kubona inka, ibimasa ngo batambe bakizwe ibyaha byabo, bo bazanaga inuma y'intungura ariko idafite inenge, nabo bagakurwaho ibicumuro. Mu ijuru haba inama rero, babona ko Kristo amuna yuko umwana w'umuntu agowe, aravuga ngo rero reka habeho kujya kumucungura. Iyo tuzirikana gucungurwa kwacu, tuzirikana yuko kwatangiye kuri Noheli ubwo Kristo yemeraga kuza yishushanyije natwe akavuka anyuze mu mwari Mariya. Ntago nta kibazo cyari kirimo kuko amasengesho twagombaga kwirirwa dusenga, abakristo bakayafungura saa 12. Ndumva no mu buzima busanzwe abantu barya saa 6 ni bakeya, gufungura saa 12 ni ibisanzwe. Wari wateguye igaburo n'ubundi ibyo kurya byo kuri Noheli cyangwa kuri Bonane, kubifata kuri iyo saha ntago bigoranye. Mwiriwe neza cyangwa se muraho, mwaramutse bitewe naho uherereye, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu bihugu bitandukanye muri Amerika, Sudani, ahantu henshi mukurikirana Lion Mountain Church, turabashuje cyane dukomeza kubabwira ngo umwaka mushya muhire wa 2022. Ahangaha turi twicaye hano tuje kubaganiriza, kuganira namwe. Turabizi ko mudukunda, turabizi ko mutuba hafi kuri YouTube Lion Mountain Church. Turabizi ko mukomeza kudushyigikira mukora subscribe, like, share na comment. Wowe wabikoze turagushimira cyane, warigomwe kuba waratakaje umwanya wawe ukigomuka duhereza umwanya wawe ukatureba ukatwitaho. Jya ukomeza ubikore kandi umurimo w'Imana, amaraso ya Yesu Kristo akomeze agutwikire. Ubu turi kumwe n'umubyeyi wacu tugiye kuganira namwe ubwanyu, tubahaye rugari, tubahaye uburenganzira, mumubaze pe. Nakunda abantu bamubaza, arabakunda, n'umubyeyi mwiza, arabakunda cyane, turabana be. Nukuri pe, turabana baradukunda, niyo mpamvu nawe yemeye kwicara hano kugira ngo aganire namwe, tutangire umwaka tuganira ku buryo mbese ikibazo cyose mubaza arabasubiza. Kandi koko mujye muri commentaire mumubaze, mubwira ati mubyeyi dusomere hano hantu, tubwiriza iki kibwirizwa, tubwire gutya, dusomere hano hantu. Mbese nukuri pe, mugira ikintu namwe mubaza mumubwire, sibyo? Reka nawe atangire dusengera, twambaza yera, mbese ibintu bituganire neza. Mwe batangira ariko mbere na mbere bibwira abantu. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, abakurikira channel yacu ya Lion Mountain Church. Amazina yanjye nitwa Bishop w'ubugingo Leonira, ndi umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Reka mbere ya byose tubanze dushima Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye urukundo rwawe, imbabazi zawe. Tugushimiye ko waturinze umwaka utambutse wa 2021. Tugushimiye ko tugejeje muri uyu wa 2022. Mana warakoze, waraturinze, wabaye mu ruhande rwacu, cyubahiro kibi cyawe. Aka mwanya rero twinjiye muri iki kiganiro, ndakwinginze ngo bane natwe, ari abazakurikira iki kiganiro, ari natwe ubwacu dufashwe n'umwuka wera. Cyubahiro rero n'ikibi cyawe byose tubisabye kandi tugushimiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Okay, haturagije yera umubyeyi wacu
mwamwumvise arabanje n'abibwira rwose namwe mukore iyo bwabaga dushyigikire mukomeze mukore subscribe ni ukuri pe mukore subscribe kugira ngo tujye dushyiraho ikiganiro ko tugishyize mute mukibona byihuse biboroheye mutarenze niyo mwaba mudafite amamega pe kizakibageraho nimukora subscribe n'uwaba udafite amamega wajya ubibona ko cyaje ni ukuri nawe bikore kuko nta kintu bisaba waba washyizemo 100 kwa kundi uba wirebera kuki mureba abandi mukagenda mukareba abandi ibindi bintu bidafite umumaro kandi wakagombye kureba ijambo ry'Imana rikagiraho rikuvana rikagiraho rikugeza rero turagusabye wowe wabikoze kandi n'undi wese wifuza kubikora nawe wabikora ni kuri Lion Mountain Church kuri YouTube wakomeza ukadushyigikira kandi ukadukurikirana reka dukomeze tuganire n'umubyeyi wacu wabanza ukatugezaho ijambo ry'Imana aho gatoya ku murongo waba waduteguriye. Murakoze. Uyu munsi ni ku munsi mukuru w'ubunani. Icyambere nifurije umwaka mushya muhire abakunzi bacu bose abakristo b'itorero Elayono inshuti zacu ndetse n'abajya badutera inkunga mu buryo butandukanye muri uyu murimo w'Imana. Imana rero ibaha umugisha kandi umwaka mushya muhire wa 2022. Uyu mwaka wa 2022 nifuje yuko inshuti zacu abakristo ba Elayono tuzafatanya ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 6 ariho handitse ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo rirerire rifite n'ubusobanuro bugari cyane ariko nakuyemo amagambo abiri. Hari ijambo rya mbere nuko abakristo bose uyu mwaka wa 2022 nk'uko ijambo ry'Imana rituyoboye mbashishikariza kuzaba mu rwihisho rwisumba byose. Ikindi cya kabiri nuko mugiga ibyago mugiga uyigereranye n'icyago uyigereranye n'indwara uyigereranye n'amakuba yose Satani yaba yapanze ku buzima bwawe muri uyu mwaka wa 2022 nuzaba uri mu rwihisho rwisumba byose niwafata icyemezo ugafata umwanzuro wo kuba muri uyu mwaka wa 2022 wo kuba mu rwihisho rwisumba byose wo kuba muri Kristo nta mugiga nta cyago nta kibazo icyo ari cyo cyose kizagira icyo kigutwara. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo nakubwira nk'umukristo nakubwira nk'inshuti yanjye nakubwira nka mwene data ndagushishikariza ko kuva kuri iyi tariki ya mbere y'uyu mwaka wa 2022 ugomba kuba mu rwihisho rwisumba byose ukazahama mu gicucu cyishobora byose mwene data. Imana ishimwe cyane. Nuhama mu gicucu cyishobora byose ijambo ry'Imana rirakubwiye ku murongo wa 5 ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Imana ishimwe cyane. Cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igenda mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana ishimwe rero. Amina. Muri ubyumva rero ko umubyeyi wacu hari ibyo atwigishije hari ibyo aturaze yuko twebwe
uyu mwaka dutangiye ko tugomba twebwe kwihisha mu gicucu cy'ishobora byose. Murabyumva rero, ntabwo tugomba gutinya ibyorezo biri kuza, dore ko hari ibyorezo byinshi biri kuza, korona virusi yiza kwihisha nkayo, ibindi biza sida, ibiki byose twebwe tugomba kwihisha mu gicucu cy'ishobora byose, kugira ngo ibyo byorezo byose bitazadufata, kuko Uwiteka niwe murengezi wacu, ntacyo tuzaba. Niko umubyeyi wacu ashatse kuvuga. Namwe muragenda namwe musobanuza aho mutagenda mwumva, mutere komantiri mutubwira ati mubyeyi aha hantu uvuze gute, se wadusobanura hano gutya na gutya. Nawe ufate Bibiliya yawe usome mu uwo murongo yakubwiye. Dukomeza tuganira, wari dutangije dusomera ku murongo natubwira ko wifuriza abantu umwaka mushya muhire. Twagize umwaka wa 2022, twari tuvuye mu mwaka wa 2021. Bishop wacu uyu mwaka wa 2021 tuvuyemo, tugiye 2022. Wadusangiza muri rusange uburyo uyu mwaka wa 2021 wawubonye ute? Umwaka wa 2021 wagusigiye iki? Wagusigiye izihe ngamba? Se ni ikihe kintu wabonye muri rusange? Watubwira uburyo 2021 yakubereye muri wowe ku giti cyawe muri rusange, cyangwa wowe nka bishop, nk'umukozi w'Imana. Hari inzira nyinshi waciyemo, yaba ku giti cyawe se cyangwa se nkawe nk'umukozi w'Imana, uburyo wakugendekiye mu bakristo bawe, uburyo abakristo bazaga, dore ko hagendaga hazamo ibintu byinshi bituma abantu bataza kuba bakwikingiza, kuba byagenda gutya. Mbese ingamba nyinshi wagendaga uhura na, mbese niki watubwira 2021 wayibonye ute? Igusigiye iki? Niki mbese watubwira muri rusange? Murakoze. Ndajya inama nkosoreho gato. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Guhama mu gicucu cy'ishobora byose rero harimo no kuba uri mu Mana neza, usengera mu kuri no mu mwuka, kandi iyo umuntu asenga neza agira n'ubwenge. Hamwe n'iryo jambo rero, nk'uko twese tubizi, igihe turimo ntago cyoroshye ku bw'iki cyorezo cya COVID-19. Bisaba no kugira ubwenge, dukurikiza ingamba zo kwirinda COVID, nk'uko tubikangurirwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'inzego n'ubuyobozi bwite bwa leta. Ni byiza rero ko buri wese aba uw'umumaro ku giti cye, ndetse ukaba n'uw'umumaro kuri mugenzi wawe. Icyo nicyo nashakaga kongeraho, kugira ngo turusheho gukaza ingamba zo kwirinda COVID-19, dukaraba intoki nk'abakristo, twambara neza agapfukamunwa, ikindi duhana intera, ndetse no mu rusengero umuntu akaba yakirinda gukoranaho n'undi, kuko nk'uko bigaragara iki cyorezo kigenda kihinduranya, ndetse uyu mwaka tutangiye haje n'ubundi bwandu. Urumva rero ko bitoroshye. Murakoze. Warumbajije rero ikibazo cy'ubuzima bw'umwaka wa 2021. Navuga ngo ni iby'ibyishimo, ni iby'umunezero. Imana yabanye natwe nk'itorero Elayono, twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Twabashije gusenga, itorero twarasenze, umubare w'abakizwa wariyongereye. Nabyo ni ibyishimo, ni ishimwe rikomeye cyane, kuko iyo ubonye abantu bakiriye agakiza, bakavuga ngo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, bigutera gushima Imana uri umushumba. Ikindi, twagize ubukwe bwinshi muri uyu mwaka wa 2021, nabyo muri Elayono Mountain Church, nabyo byaratunejeje cyane. Mbese umurimo w'Imana muri make nabonye warateye imbere cyane mu buryo bushimishije.
rwose murabyumva ko hari byinshi bashima Imana. Ndabyibuka yuko nanjye nigeze gutembera hano nze kuhasengera, nsanga numva hajemo itangazo rivuga ko muri mu masengesho y'imisi, nimba ari imisi ngahe, nimba ari 70, nimba ari 40, sinibuka neza, wenda hari uburyo wenda umuntu abyumvamo ariko nkaba nibuka, ariko ndizera ko mwinjiye mu mwaka wa 2022 muri mu masengesho kabisa rwose. Itorero Lion Mountain Church muri mu masengesho, icyo kintu muracyagikomeje? Yes, turacyagikomeje. Twebwe uko twahishuriwe n'umwuka w'Imana, ni uko twagombaga kurangiza umwaka wa 2021 dusenga, dufite amasengesho y'iminsi 40, tukava mu mwaka wa 2021 tuyarimo, tukanakomezanya muri uyu mwaka wa 2022 dusenga Imana, dufite intego ivuga ngo tumbira icyo Imana yakuvuzeho. Murabyumva rero ko ariko Bishop ntago buriye nta mbogamizi zigeze zizamo, dore ko hagiye hazamo iminsi mikuru, Noheli yaraje isanga muri masengesho, dore ko ari iminsi yo masengesho yo kwiriza, hazamo bonane. Murabizi rwose muri rya minsi mikuru ni iminsi yo kwishima, ni iminsi yo kurya ukanywa ugasaba. Ntago koko aho hantu hazagamo imbaraga nkeya zo kumva yuko mwakwica umunsi? Ntago nta kibazo cyari kirimo, kuko amasengesho twagombaga kwirirwa dusenga, abakristo bakayafungura saa 12. Ndumva no mu buzima busanzwe abantu barya saa 6 ni bakeya, gufungura saa 12 ni ibisanzwe. Wari wateguye igaburo n'ubundi ibyo kurya byo kuri Noheli cyangwa kuri bonane, kubifata kuri iyo saha ntago bigoranye. Nibyo kandi koko wamugani bitewe nanone n'uburyo twagendaga twabanze tukawenda twaya gusenga. Ndabizi ko wenda umuntu ari hangana kujya gusenga ukaza ukajya gutegura ibyo kurya n'ibyo kunywa, none ayo masaha yageze. Ndabizi neza yuko mu minsi mukuru nta muntu urya kabiri, nta muntu urya saa 6 n'umugoroba bitewe n'ibiryo biba bihari, ntago wapfa kurya kabiri. Rero urihangana ukavuga ati reka mbirire rimwe saa 12 usenge n'ubundi ukaza kurira rimwe. Murumva ko babishoboye. N'ubungubu amasengesho aracyakomeje, baracyari gusenga, kandi rwose ni ibintu bigomba gushimirwa, ni ibintu tugomba kubahamo imbaraga rwose, tukabasabira kuwiteka yuko ibintu babikomeje kandi bazabikore neza, bagere ku mugambi bihaye. Dugikomeza tuganira, 2022 turayisoje. Na rimwe turayisoje, 2021 turayisoje, 2022 tuyinjiyemo. Wavuze ko habaye ishimwe ryinshi cyane nka Lion Mountain Church, ibyabaye bitangaza byabaye, murashyingira mugira gute ibintu byi. Ese 2021 uyibonye nta kintu, nta mbogamizi wigeze ubonamo 2021? 2021 nta kantu kakubayeho wenda kataba ari keza, wenda nkawe ku giti cya nka Bishop, wenda imipango runaka, gahunda zawe wenda zigapfa, ugapanga gahunda zigapfa, cyangwa se wenda ukayagira, mbese wowe ku giti cyawe nta mbogamizi zaba zarajemo? Imbogamizi ntizabura, nkuko dukomeza tubivuga. Urabona iki cyorezo cyakomye mu nkokora ibikorwa byinshi. Nk'ubu twari dufitemo ibiterane 3, ariko ntago twabashije kubikora, kandi iyo yaba ari imbogamizi ikomeye cyane, kuko umusaruro tuba duteze muri ibyo biterane ntago uba wabashije kugeraho. Iyo rero ni imbogamizi ikomeye cyane, kubera ko ntago byemeraga ko dukora ibiterane. Okay, nibyo. Uyu mwaka wa 2021 urawubo niki wawuhuza ute na 2022? Uko wabonye 2021, ubu 2022 urayibona ute? None urebye ibyo wabonye 2021, 2022 urimo urayibona ute bigereranyije na 2022? Iyo aho nabihuriza mu buryo bw'umwuka.
mu gusenga. Ni ukuvuga ngo 2021 nimba twarasenze tugafata wenda nk'amasengesho y'iminsi 7 nk'inshuro nk'eshatu mu mwaka, tugafata amasengesho y'iminsi 3 buri kwezi, noneho ubu tugomba kurushaho naho twabihuriza. Mwashatse uburyo mubihuza mukava 2021 musenga, mwinjira 2022 mugisenga. Amina. Tugomba kongera ibihe byo gusenga, kubera ko n'ubundi sabotage twagize muri 2021 tuyinjiranye muri 2022 ariyo COVID-19. Ubwo rero n'ubundi twebwe icyo dusabwa ni ukongera ibihe byo gusenga. Umwaka wowe iyo ugeze, umwaka cyangwa se bonane, bonane bonane ikwibutsa iki, cyangwa se bonane ni iki kintu kuri umwaka iyo utangiye wowe ubwawe ubifata ute, ubibona ute, ni ikihe kintu gituma wowe ubwawe bonane nawe ushishikara kuba wayinjiramo kumva ko ari ikintu gikomeye nk'uko tubibona abandi biba? Ubundi gutangira umwaka mushya muhire ni byiza cyane, kuko haba harimo amashimwe k'Imana yakurinze. Iyo ugeze rero muri uwo mwaka ku itariki ya mbere nk'iyi, ni umwanya wo gutekereza ku bintu bibiri. Utekereza ibyo wakoze umwaka utambutse uvuyemo, noneho ugapanga na gahunda z'umwaka wagezemo. Ibyo ni ku ruhande rw'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, kuko niko bimeze nyine, ugomba gupanga, ariko ukabanza ugatekereza umwaka utambutse watsindiwe he, ese aho wabashije gutsinda ni he, ese aho ugomba gushyira imbaraga ni he, ese n'ibyo ugomba gukura kandi mu buzima bwawe nabyo biba birimo, ukabona ko hari ibyo ugomba gusiga ukareka ugategura bushyashya. Noneho rero kuri bonane nicyo umwaka mushya, nicyo ngicyo ugomba gutekereza, ukareba ku byo unyuzemo, ugashima Imana nk'umukristo, ukareba aho Imana yakwambukije, imbaraga z'Imana zabanye nawe, noneho ukagaruka mu byo uri gupanga, mu byo uri gutegura ushaka kuzageraho, ukongera ukabishyira mu biganza by'Imana, ugasaba Imana ngo izagushyigikire, Imana izabane nawe, Imana izagushoboze. Nicyo kintu cyo gukora kuri bonane. Ubundi hano hari umuntu wari unyandikiye, bari kudukurikira, ntugire umuntu unsubije inyuma ho gato kuri Noheli, aratubajije ngo wabona ari nk'umuntu wenda runaka utazi Noheli icyo ari cyo n'ikivuze, wadusobanurira Noheli ni iki? Abantu batazi wenda Noheli babona twizihiza Noheli twambara neza, turya agafiriti, tugasabana, uretse ko nyine muri ibi bihe tutasabanye, aricyo kintu cyatumye ntanaza, nzi ko rwose nzaza kugusura pe, nanjye ukama kuri fanta nk'inywera. Hari umuntu rero utabubizi, hari umuntu utubwira ati se Noheli ni iki se? Noheli uyifata wowe ute? Noheli wowe Noheli uyifata ute, uyibona ute, uyifata n'iki kintu ubona kuri Noheli? Ni iki uba witeze kuri Noheli? Noheli ni itariki 25 z'ukwa 12, ni itariki ngarukamwaka, ni ukuvuga ngo ni anniversaire. Ni uburyo ki abakristo bazirikana, baha agaciro ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Guha agaciro rero iyo tariki, nuko Kristo yigize umuntu, yishushishije n'umuntu, akaza gucungura umuntu. Ni itariki tuzirikanaho by'umwihariko icyo Kristo yadukoreye kugira ngo aducungure. Iyo usomye ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana ibice 5, niho usoma neza ukumva iyo Noheli ko mu ijuru habaye inama yo kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe. Kuko iby'ibitambo hari abantu batari
babasha gutamba ibitambo by'intama ibimasa ndetse hari n'abandi batari bafite imbaraga zo kubona inuma yo kugira ngo batambe ibitambo by'ibyaha byabo. Muri inuma hari ikivuze inuma y'intungura ni ukuvuga ngo abakene batabashaga kubona intama, batabashaga kubona inka, ibimasa ngo batambe bakizwe ibyaha byabo, bo bazanaga inuma y'intungura ariko idafite inenge, nabo bagakurwaho ibicumuro. Mu ijuru haba inama rero, babona ko Kristo amuna yuko umwana w'umuntu agowe, aravuga ngo rero reka habeho kujya kumucungura. Iyo tuzirikana gucungurwa kwacu, tuzirikana yuko kwatangiye kuri Noheli ubwo Kristo yemeraga kuza yishushanyije natwe akavuka anyuze mu mwari Mariya. Okay. Ubu ni ukuvuga ngo niho umwana w'Imana yavutse. Yes. Ni ivuka rya Yesu Kristo. Ubwo murabyumva ko Noheli mwe mwana wowe wari ubinyandikiye, bari babinyandikiye bavuga ngo umusobanurire. Noheli ni ivuka rya Yesu Kristo. Okay. Hano hari n'undi wari tubajije kuri ngo bonane. Bonane wa musonora bonane ni uburyo utangira umwaka. Kuki bonane niko nyandikiye sinzi aranyandikiye ati kuki bonane bashyize ku itariki ya mbere, isobanura gutangira umwaka, isobanura niko ambwiye, nuko nguko byanditse. Ni ikibazo cyumvikana. ya bonane n'umwaka mushya, ni umwaka uba winjiyemo mushya, ni umwaka ubuje, ni ubundi buzima bugiye gutangira. Niyo mpamvu bashyize umwaka gutangira umwaka. Okay. Tugikomeza murabona ko umubyeyi wacu arimo aradusobanurira, abantu bari mwebwe mugomeze mwandike, mugomeze mutere komantere, musabe ibyo bagomba kubasobanurira. Muri rusange natwe nawe warababwira, nababwiye ngo yiteguye kubasubiza pe, yiteguye kubasubiza n'umubyeyi mwiza, nta kintu asubiza inyuma, nta kibazo asubiza inyuma pe. Mwe mutere komantere, mwibuke gukora subscribe, murabizi kuri Lion Mountain Church. Aho hantu ni ibintu byoroshye rwose, ni ibintu byoroshye gukora subscribe, nta mega bitwara, ukandaho ako kantu k'umutuku kuri Lion Mountain Church, ukantu k'umutuku gatakandaho rwose. Iyo udafite megabyte ibintu byacu urabibona. Rero bikore nawe ukomeze dushyigikire. Akabazo k'amatsiko ari bonane na Noheli ni igiki kibanza umwaka? Ibyo ni ikibazo rwose abantu bose bibaza cyane, ugasanga umuntu ntazi igitangiro ni ikibanza, ntazi igiheruka, ugasanga atangiye arya Noheli kubunane abuze icyaryo cyangwa abuze amafaranga kubera ukuntu yariye Noheli yakizihirwa, ugasanga ntiyazigamye bonane. Ni igiki kibanza? Habanza bonane, habanza Noheli, habanza iki? Wagisubiza mu buryo bubiri. Ugiye mu buryo buri spirituel, Kristo niwe wabanje. Nta cyaremwe, nta kintu cyabayeho kitaremwe na Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero igihe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, yatuvukiye mu mitima, niwe ubanza mbere na mbere Imana. Ariko noneho ugiye muri bintu biri by'imibare, mu bibarika, ugiye mu mibare, mu bibarika, bonane nanone niyibanza. Ariko ubwo ugiye mu buzima busanzwe butari ubuzima, mu matariki kuri karandiriye, ubwo ubona ko bonane niyibanza, noneho Noheli igaheruka. Ariko wajya mu buryo buri spirituel, mbere na mbere Imana niyibanza. Murabyumva yuko nta nubwo nanjye nari mbizi. Ejo bundi kuri ikinyamakuru nkoreraho cyitwa Izuba TV, mu kiganiro nkora cya Apple Sometime, hari umunyamakuru mugenzi wanjye wakitubwiye, akituganirizaho njye na mugenzi wanjye turi mu makuru, aravuga ngo ese
ari Noheli na bonane n'iki kibanza. Njyewe ntabwo nari mbizi, ntabwo nari sobanukiwe neza, gusa nanjye nari nzi ko ari Noheli ibanza. Noheli niyo nabanye, aba bagenzi banjye ati ni bonane, tubwiraho abantu tubijyaho impaka, barahamagara ati ni Noheli, abane ni bonane. Nyine ubu nanjye numvaga nshaka kukikubariza kugira ngo nawe rwose mukozi w'Imana nanjye binso ubu none ndasobanukiwe. Ubwo nanjye kugisobanura nasobanura gutya, ndavuga nti mu mwuka tugiye mu by'Imana, mbere na mbere Imana ni Noheli yabanje. Ubwo tugiye muri kalendari ni bonane. Rwose nibibarika, murabyumva namwe nibibarika. Tugana ku musozo, ni iki witeze uyu mwaka wa 2022? Ni iki witeze uyu mwaka wa 2022? Urabona uhatse iki? Urawubonamo iki nk'umukozi w'Imana wenda nka Lion Mountain Church uyu mwaka wa 2022 urawubona uti? Ni iki ubonamo? Ni ikintu kidasanzwe ubonamo ukurikije amasengesho muri gukora, imbaraga zirimo muri Lion, mu bakozi b'Imana, mu bakristo? Ese ni iki ubona kidasanzwe gishobora kuba kigiye kwinjira muri Lion Mountain Church muri uyu mwaka wa 2022? Watubwira. Icyo niteze muri uyu mwaka wa 2022 mu itorero Lion Mountain Church ndetse no mu nshuti zacu, nuko uyu mwaka uzaba umwaka w'ububyutse. Mu mwaka w'ububyutse abantu bazarushaho gushaka Imana, kandi abazashaka Imana bakayegera cyane n'umutima umenetse nabo bazabona Imana. Ni umwaka rero w'ihumure, ni umwaka wo kwaguka, ni umwaka ndetse w'uburumbuke ku bantu bazaba bari imbere y'Imana, kuko iyo umuntu ari imbere y'Imana, Imana imugirira neza, kuko Imana ijya isohozeza amasezerano ku bayishakana umwete barayibona. Uyu rero ni umwaka wo kuba mu bwisho bw'isumba byose, kandi uyu mwaka wa 2022 ni umwaka Imana izagaragaza imbaraga zayo ku bayegereye bose. Uyu ni umwaka Imana izagirira neza abantu bari bafite amasezerano mu mwaka wa 2021 bakinjira muri uyu mwaka wa 2022 bacyategereje kandi basenga batarabivuyemo. Abo bantu uyu mwaka wa 2022 Imana izabasoreza amasezerano. Murabyumva rero yuko uyu mwaka wa 2022 hari byinshi uhatse, hari byinshi dutegerejemo, ibisubizo byinshi. Nawe komeza wiringire iyera, wambaze imbaraga z'Uwiteka. Urabyumva ko ibisubizo byawe uyu mwaka bishobora kuba bigiye gusubizwa. Tugikomeza uyu mwaka urukubona ko niki wavuga ku bakozi b'Imana muri rusange, ku murimo ku murimo bakora? Urabona ufite izihe mbaraga nkawe nk'umubishopu, abapasitoru, abavugabutumwa? urababona bafite izihe mbaraga ukurikije nta kibazo uragenda no ku mwaka ushize? Urabona ufite izihe mbaraga ku kintu kijyanye n'abakozi b'Imana ubu ngubu? Uyu mwaka wa 2022 nkurikije ko twinjira muri 2021 ntago twabashaga gusenga, ariko uyu wa 2022 twawinjiyemo tubasha gusenga. Iri ni ihumure twinjiranye muri uyu mwaka. Abakozi b'Imana, abapotre, ababishopu, abareveranti, abapasita, abo bose icyo nababwira ni ugukomeza ibihe byiza byo gusenga, tugakomeza tugahamagara Imana, tukishingikiriza ku mwami wacu Yesu Kristo. Buri wese nzi ko aba afite umutwaro w'umurimo, buri wese nzi ko aba afite icyo ari gusaba Imana, cyane cyane
tugasenga Imana iki cyorezo, Imana ikakituneshereza kigakurwaho, kugira ngo na bene data dufite aba pastor, aba reverend, aba bishop, aba apostle bafite insengero zitigeze zikingurwa. Uwo ni umutwaro twinjiranye muri uyu mwaka wa 2022 kubwe insengero za bene data zitarafungurwa. Ni umutwaro ukomeye cyane. Ubwo rero hamwe no gusenga dusengerana aho tuba turi gusenga Imana ngo idufashe iturwanirize iki cyorezo gikurweho, kandi tugasaba n'abakristo bose gukomeza kwitabira no kumvira icyo basabwa mu kwirinda COVID-19. Rwose bene data aho uri hose ku isi yose, muri iki gihugu, akarere urimo, umurenge ubuherereyemo, ushobora kuba udasengera muri iri torero, ariko hahandi mu cyumba usengana n'umukristo. Iyo mugiye mu cyumba cyangwa muri mu butayu, ntago bareba, ntago abantu basenga bari hamwe, ariko ndasaba ko rwose mureke twese twitabire kwikingiza inkingo zuzuye. Ikindi twitabire amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19, kubera ko ikidushishikaje nuko twabikora neza, ndetse abakristo bakaba intangarugero mu kurwanya COVID-19 no gushyira mu bikorwa amabwiriza yose dushishikariza kubahiriza. Ibyo bizatanga ubuzima bwiza, ibyo bizatugeza ku ntego twihaye, cyangwa se ku cyo dusabwa, cyangwa natwe icyo dusengera cyo kuzongera kugira ibihe byiza by'umudendezo, tukagira ibiterane, tukabyina, tukarara amakesha, tukagira ibihe byiza. Umuseke we bya bindi bya mu gitondo, ni mu gitondo baza bibaho nubwo bakaza, ubwo hari abantu bataza nabwo, hari abantu bataza kitabira nka mbere, ntabwo bakitabira abakristo. Oya, ntago bitabira, nta nubwo wabasha kubakira banaje, ntago byashoboka, kuko tuba turi limite kubera iki cyorezo. Nimba wenda nk'urusengero nkuru twarakiraga abantu 400, ubu ngubu ntago bashobora kurenga 180 gutyo, urumva baba ari bake cyane. Niyo mpamvu rero uko babwiye mwumvise ko umubyeyi wacu atushishikariza kugira ngo twikingize, twirinde, twubahirize amategeko amubwiriza yose, kugira ngo ejo eregaga ngiye uvuze ku kantu numva ko hazibaho twabikora nk'irushanwa cyangwa nka competition, buri nk'abakristo tukabaho dushaka uburyo turusha abandi kukwirinda icyo kintu, tukaba ba mbere. Nimba hari nk'ubuyobozi bwinjiye buhageze, nka bishop bakakubaza abantu bawe, ugasanga nta numwe utarigeze ufata urukingo, ugasanga niho hambere, nibo ba mbere usanga bakurikiza amabwiriza. Bajya handi mu yandi madini ugasanga ari uko. Mbese abakozi b'Imana bose ugasanga nibo ba mbere, ku buryo bazicara bakavuga ngo gutya abakristo bitwaye neza muri iki gikorwa, bose amadini bimeze gutya neza, ku buryo wenda n'abandi nibivuga gutyo bazicara bakavuga ati nuko bimeze mu izindi departement runaka, mu bindi bikorwa runaka, ugasanga nabo noneho bashyizemo imbaraga. Ni hahandi nimba hajemo ako kantu ko kwicara bakatwara gutyo, n'andi bintu bizagenda gute, bizagenda noneho tugasubira muri bya bihe, tukabyina igisimba, tukakibyina, tukavuga, tukagira ibihe byiza by'umunezero. Rwose nanjye nkumbuye, ari umuririmbyi yavuze ngo nkumbuye bya bihe, nimba ari ngo bishop wa musore wacu twita ngo ni bishop Gafana naririmbye indirimbo ngo Mana ndagusabye unyibutse bya bihe, ngo nk'ibya Petero na Yohana. Rwose ako karirimbo karanezeza cyane. Nanjye koko nanjye nkumbuye bya bihe. Najyaga mu rusengero ngo ndabura kujya gusenga, najyaga mu rusengero nanjye nkabona ukuntu ari byiza, abantu babyina bishimye birekuye, ariko ubu ngubu bisigaye bigoye. Rero rwose mugomeze urukumva ko ahora bibabwira, si ubwa mbere umubyeyi abivuze, ni umuntu wa mbere uko wubahiriza iki kintu ahantu yicaye hose,
haba hari itegeko rijyanye n'icyo kintu kijyanye no gutsinda no kurwanya coronavirus. Okay, tugikomeza rero dusoza ubona kuri icyo kibazo nandi kubaza, ubona bakiri mu mavuta abakozi b'Imana bakiri mu mavuta nka mbere? Buriya iyo umukristo ari mu kigeragezo nibwo agira amavuta menshi kurenza iyo ari mu mudendezo. Ubu abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana nibwo bagize ibihe byiza byo gusenga cyane, kuko nimba uri umupasitori uri umushumba nibwo wabonye umwanya wo gusenga cyane, kuko uba ubona ubuzima bw'intamushumbye butameze neza. Ibaze nk'iyo bakubwiye ngo umukristo wawe wenda yarwaye covid, urumva ko urushaho kusenga. Ntago bigeze bacika intege wenda ubone ko nyine kuba badushyize muri guma mu rugo yaraje. Icyo nabonye nuko abakristo benshi baguye, n'abapasiteri bake bitari umuhamagaro wabo baraguye, ariko Imana niyo nyiri umurimo yarongera ababyutsa. Ibi bintu ntago byagutunguye nkawe nka bishop? Uzi ikintu cyantunguye? Ntago nari nzi ko umuntu yaba ari umukristo yarabwirijwe yarabatijwe mu mazi menshi, yajyaga atanga ubuhamya yuko Yesu agira neza, ngo agushwe na covid. Byaranangaje cyane ukumva umukristo arakubwira ngo n'ubundi insengero n'utubari bikomeje gufungwa, ubwo ni bifungurwa nibwo uzongera gukizwa. Cyangwa akakubwira ngo burya ngo nafashwaga kubera urusengero rwabaga rufunguwe, ugasanga afashe Bibiliya ari uko bonge Bibiliya yarayibitse kubera covid. Oya, akakubwira ngo yafashwaga kubera yakizwaga kubera ko urusengero rwabaga rufunguye. None se ikibwiriza yabwirijwe kuva yakiriye Kristo yagisigaga mu rusengero, niko bisobanuye. Yazagaruka mu rusengero akakicaramo, yataha akakihasiga. Yabisigagaho yicaye. Ni ibintu bibabaje kandi bikomeye kumva ko umukristo akizwa ari uko ari mu rusengero, yaba ari inyuma y'urusengero ntakizwe. Icyo kintu cyaranangaje cyane, kumva ngo umuririmbyi runaka wateraga amakorasi ni uri mu kabari, kandi nanone ni muri guma mu rugo, ariko aho kwiyaranja ngo abone ijambo ry'Imana yagiye yiyaranja akabona icyo kunywa, mbese azirura ibizira ibyo yari yarajiririje arabizurura. Ibyo rero byarantangaje, nicyo kintu cyanangaje cyane. Kandi nakiriye na message umuntu akambwira ngo mushu ngo buriya ngo mperuka ngo gukizwa ngo ari uko ngo urusengero rugifunguye. Ibyo rero nabyo ni ikintu cyantangaje, warumbajije cyantangaje. Urabyumva yuko ari nabwo biri no mu mbogamizi. Buriya nabwo babigoye cyane, wa mugani hari igihe umuntu hari umuntu ariko sinzi wasengera, ni mugenzi wanjye twicaraga muri guma mu rugo akambwira ati nkamva arihebye, nkamubwira ati ariko si wa mugani ndasenga kuki ibi bintu bije se n'insengero zirafunze none ngo naye ngiye gusenga, nanjye ngo ngiye gute? Nkamubwira ati ariko se ahubwo urabura ahubwo gupfukama ngo usenge wambaze yera ibi bintu biveho bije. Babona iyi ngiyi burya baravuga ngo y'urugamba bari umuzani, bari ni ishuri Imana dushyizemo, reka turyige turebe uburyo turivamo, ahubwo natwe dukomere, noneho turebe ko Imana wa mugani dukura muvuga ati aba bana banjye barihangana. Kuki wowe utanduye se? Uri muri guma mu rugo ko nigeze wandura, niko namubwiraga. Ariko turabishimira Imana ko wenda nicyo wababwira, niki noneho wababwira abantu dusoza, nicyo wabwira abakozi b'Imana muri rusange, abakristo, abaririmbyi, niki wababwira dusoza 2022, niki wabwira abakozi b'Imana, abakristo, abaririmbyi muri rusange, niki nihe nama wabagira? Inama nagira abakozi b'Imana n'abakristo muri rusange nuko tugomba gutangira uyu mwaka twongera ibihe byo gusenga.
icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ukuyufata ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Cya gatatu ni uko umuntu wese yagira ingamba akagira umuhigo mu buzima bwe, muhigo mu gusenga n'umuhigo mu byo gukora mu buzima busanzwe mu iterambere, kuko ntabwo umurimo w'Imana uzatera imbere igihe umukristo nawe atateye imbere. Ubwo rero buri muntu wese agomba kugira ingamba z'iterambere ku buzima bwe hamwe no gusenga kandi akabigeraho. Ikindi muri uku kwezi kwa mbere nashishikariza abakristo bose guhigura imihigo bahize, bakavuga ngo Mana nundinda nzagushima, ariko ubu bakaba batarashima Imana. Bazasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 116 umurongo w'8, bazasome handitse ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ongera usubiremo aho hantu uwo murongo ugiye kubahereza bagomba gutangiraho. Ni Zaburi 116. Ndagira ngo shishikarize abakristo bose gushima Imana. Itorero ryose usengeramo shima Imana. Shima Imana kuko ugejeje uyu munsi. Wifashishije uyu murongo wa 8 haravuze ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Mushima Imana. Okay, murabyumva rero asoje abaragiza umurongo mugomba kwifashisha muri tangiriro ry'umwaka 2022. Mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Lion Mountain Church, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mudutere imbaraga, mukore subscribe, like, comment, mugomeza mudufasha, mutere komanteri, muduhe ibitekerezo. Turashaka ko wowe ubwawe dukurikiye ugira ikintu uvuga kuri uyu mubyeyi, ugira ikintu umusaba, umurongo agomba kugusuka. Ejo nitugaruka ku buryo tuzaza tuvuga ku kintu wowe ubwawe wadutegetse. We dutegeke gusa tubwira uti muri Bibiliya ndashaka ko unsomera mu murongo runaka, tubwira ku kibwirizwa kintu runaka, ku buryo tuzagomeza tubana neza muri uyu mwaka wa 2022, dukomezanya gushyira hamwe twirinda iki cyorezo cya coronavirus kigomeje kutugora cyane. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza, amaraso ya Kristo abakomeza batwikire. Amen. Amen. Yego.